Yes, kamfatiye umwanya rero nengera mbashimire mwebwe mwese mu mudahwema kugenda mudukurikira mu biganiro byinshi babitandukanye tuba tugenda tubagezaho hano kuri chaîne yacu, cyane cyane twibanda ku makuru menshi abagiye atandukanye. Kano kanya rero ku bantu bazi Padiri Ndahimana Thomas wagaragaye cyane ashinja Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ko yitabye Imana, tugiye kuza tubabwira bimwe mu mateka yamuranze na bimwe utarumuziho. Niba uri mushya kuri chaîne ibuka gukanda subscribe ni kuri buto mutuku, ukanda no kunzogera ubundi ujye ubana natwe kuri gatanu mu biganiro byinshi bitandukanye tuba tugenda tugutegurira. Tugwaye ikaze rero abazi neza kandi babana n'uwita Padiri Ndahimana Thomas batubwiye ibye ahabaye nk'inzererezi itunzwe n'ibiyobyabwenge, bimwe bintu bigiye gutungura abantu benshi mutari muzi ubuzima bwe. Hano tukaba tugiye kubagezaho gatanu kuri gatanu. Iyi nkuru rero ni inkuru dukesha ikinyamakuru cyitwa Rushasha, igiye kugaruka ku buzima bwa Ndahimana Thomas. Yamangambure ya Thomas Ndahimana kumbe burya ngo si muzima, ahubwo akeneye gutabarwa akagangahurwa akiyobyabwenge yiyahuza bigiye kuzamuhitana. Uyu Thomas Ndahimana ni wa wundi wiyita umupadiri w'umunyapolitike kandi nta na kimwe ari cyo muri byo byombi. Mu minsi ishize twababwiraga ubuhemu yakoreye abagore yateye inda n'abana yasize ku musozi, ntagira n'icyo abaha ntabatunga. Abantu benshi bumvise iyi nkuru batubwiye ko ahubwo ibyo tuzi ari bike, kuko Ndahimana nta ndangagaciro n'imwe asigaranye. Tumaze kubona imyitwarire ye idatandukanye n'iy'umuntu wataye umutwe, Rushasha yashakishije abantu bamuzi neza ngo batubwire icyabaye muri uwo muntu, avuga ko ibintu bimaze nk'iby'abarwayi bo mu mutwe. Mu bo twabonye kuganira nabo harimo Benita Uwimana ubarizwa mu Buruseli mu Bubiligi, wigeze no kuba mu ngirwashaka ye ya Thomas Ndahimana. Dore ibyo yatuganirije. Nabanye na Thomas Ndahimana mbere nibwiraga ko ari umuntu muzima, nitabira ishaka rye ngira ngo hari gahunda nzima afite yo gutanga umusanzu kubaka u Rwanda. Numvaga ko nk'umupadiri azashira imbere amahame ya gikirisitu, cyane cyane urukundo, impuhwe n'ubworoherane. Natangajwe no kubona yarasaritswe n'ibitekerezo byo kurwanya jenoside ishaka rye ryizereramo. Ubwo ari nako nakomeje kumukurikirana, ntangira gutekereza ko atari muzima mu mutwe. Umunsi afata inzira n'umugore w'inshuti ye n'uruhinja ahetse ngo agiye kwiyamamariza kuba Perezida wa Repubulika. Nta kindi uretse uburwayi bwo mu mutwe bwahagurutsa umuntu ufite ishaka ku izina gusa, dore ko nyuma yanjye n'abandi bose bari bavuyemo, ariko n'ubundi ntitwari turenze 15. Watekereza ute kwiyamamariza umwanya ukomeye nk'uwo, kuyobora igihugu utagira amikoro nayo kugura igare? Narahebye nkurayo amaso umunsi yihanikiriye ngo ashizeho leta ikorera mu buhungiro, maze nayo yashizemo atabishaka. Agisha inama bashuti be bagahita bamwiyama banamubwira ko ibyo bintu bidashoboka. Yasoje agira ati rwose keretse utamuzi niwe watwita ku byo avuga, kuko ni iby'abasazi, ahubwo akeneye abaganga bamwitaho bakamufasha. Amatsiko ntiyashize maze dushakisha abanyarwanda bamuzi aho yaratuye muri La Havre mu Bufaransa. Undi babanye mu shaka yahoze banaturanye La Havre, umuzi neza imbere n'inyuma, ni uwitwa Pierre Alexandre, ni umuzungu. Ubu atuye i Marseille mu Bufaransa. Dore ubuhamya uwo muzungu yaduhaye.
Nahimana utuye La Havre ahantu hitwa Montgrad, hariya supermarket yitwa Arishe Most Grande. Rero ni ahantu hubatswe kera cyane, hubakiwe abatishoboye bakora imirimo iciriritse. Ni ahantu hari umwanda mwinshi cyane, hagaragara ubukene utabona ko ari i Burayi, kuko mu buryo buharirwa mu duce leta y'Ubufaransa yita muri zone Abra-Saint-Ebre, icyiciro cy'abatuye mu mijyi gitunzwe n'imfashanyo ihoraho ya leta. Ariko cyane cyane ikiranga aka gace ka Montgrad ni aho Abafaransa bita zone de cercle prioritaire, ni ukuvuga ahantu ho kugenda wikandagira kubera umutekano muke cyane. Twagize amatsiko yo kumenya ukuntu umuntu nka Thomas Nahimana umupadiri yageze ubwo ajya gutura mu manegeka hataba amategeko namba, maze umuzungu adusobanurira imvano yo gukena bikabije kwa Nahimana. Kubaho k'umusabirizi by'uriya mugabo byaturutse ku mpamvu nyinshi. Iya mbere nuko aho yatangiriye gukora politike itanya Abanyarwanda, diocese yabarizwagamo ya Cyangugu yaramwirukanishije kenshi. Yanze kwisozora iramusesereza n'ubundi muri Nzeri 2012, ndetse isesa amasezerano yo gukorana n'amategeko n'iyo diocese. La Lèvre ariko ari muri padiri ugengwa na diocese ya Cyangugu. Birumvikana ko diocese ya Le Havre yahise imusezerera, hanyuma igahita imfashanyo zose yamugeneraga nk'umupadiri uyikorera. Byaramukenesheje cyane, binamuviramo kwanduranya, kuko i Burayi nta munsi y'urugo yagiraga. Kwiheba byabaye kwiyenza no kugira amahane. Ikindi cyamuteye kwitwaza nk'utagira rutangira no gufuhira umugore we babanaga Marie Claire Kwitonda, babyaranye abana 2. Umunsi umwe gufuha byabaye ibisazi, afata inkoni ngo arashaka kwica umugabo wa Munyarwanda ukeka ko amusambanyiriza umugore. Inzego z'umutekano zabaye hafi, kuko aho muri Montgrad zihora ziryamiye amajanja, nuko zibuza padiri kumumerera nabi cyangwa se kumena amaraso. Igitangaje ahubwo ariko nubwo yaraza Marie Claire ku nkeke amukubita ngo amuca inyuma, we ubwe byaje kumenyekana ko asambanya murumuna wa Marie Claire, nawe yafashije kuzana La Lèvre, nawe siwe nkeka ko aba yamwemereye urumogi. Yakomeje agira ati, indi nyirabayazana yo gutindahara kwa Nahimana Thomas nuko guhohotera Marie Claire byageze aho yibaza niba ashobora kwitabaza ubutegetsi, maze polisi yirukana Nahimana mu nzu, ndetse imuha itegeko ryo kutazongera kwegera umugore n'abana. Nguko uko yavuye mu nzu atangira akazi umugore n'abana bamumira ku gahera, asigara atunzwe no gusabiriza no gusakuza kuri YouTube ngo arebe ko views hari udufaranga zamuzanira. Nguwo Thomas Nahimana wisanze mu manegeka aho yirirwa asangirira urumogi n'abandi baturanye. Muri make Nahimana si muzima. Nyuma twashatse kumenya icyo Marie Claire Kwitonda abivugaho, maze telefone ye igendanwa ntitwabasha kuyifatisha, ariko tuzakomeza gushakisha
Gusa dufite amakuru yizewe avuga ko Marie Claire yegereye urukiko rusaba ko Nahimana yatanga igitunga abana babiri babyaranye. Gusa abamenye iyi nkuru bagize bati Marie Claire nawe arashinyagura kuko arashakira amata ku kimasa. Umuntu usabiriza ngo abone uko aramuka azabona indezo y'abana babiri. Twabibutsa ko aba bana babiri biyongera kuri 4 Nahimana yataye mu Rwanda, akaba yishuzwa ikibatunga kandi ikigaragara. Ariko abo babyeyi ntibazi ubuzima bubi Thomas Nahimana abayemo mu Burayi, ari nabwo bumutera kwiyahuza ibiyobyabwenge bikanamutegeka kuvuga amangambure biracyaza. Iyi nkuru rero iracyakomeza, tuzakomeza tubagezaho bimwe mu bijyanye n'uyu mugabo umaje kumenyerwa cyane nk'umuntu uvuga amagambo atinyitse atavugwa na buri muntu wese. Ngayo nguko rero, niba utaruzi bimwe muri byo byari ibyo ngibyo, komeza udukurikirane ibwo gukanda subscribe n'ikora gutuma tukukanda no kunzogera, ubundi ujye ubana natwe 5 kuri 5. Ciao.